mbahaye ikaze kuri YouTube channel. Nkuko mwagiye mubibona mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga, ishami rya polisi rishinzwe gutanga impushya no gukoresha ibizamini ryatangaje ikibuga gishya ndetse n'uburyo bushya bwo gukoramo ibizamini. Nkuko mubizi, umunyeshuri usanzwe yakoraga ibizamini bine ari byo amakona, parking na circulation hamwe na demarrage. Umunyeshuri yagombaga gukora ibyo bizami byose ariko akajajingwa cyangwa se agahabwa amanota n'umupolisi umureba cyangwa se umukoresha icyo kizamini. Mugiye kwiyumvira ibizajya bigenderwaho kugira ngo umuntu abashe kuba yakwemererwa gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga runaka. Tugiye kwibanda cyane cyane kuri kategori B. Gukora ikizamini ariyandikisha, iyo ageze hano aho binjirira ahasanga abakozi bacu bakamufasha. Iyo ahageze bagasanga ari kuri gahunda, arinjira bakamwereka ahandi ari bwiyandikishirize ko yageze ahakorerwa ikizamini. Iyo avuye hano ajya muri cya cyumba twavuze ategererezamo aho yiyandikisha ko yageze ahakorerwa ikizamini. Abageze hano bagera ngaha kwicara ariko n'amazina yabo yamaze kugera kwize sakazamashusho. Muhamagaye izina rirahinduka rikaba icyatsi ndetse hakiyongeraho na nimero imuhamagaye. Muri iki cyumba niho dusuzumira ibijyanye n'amaso ndetse n'amatwi n'ingingo kureba ko umuntu ameze neza. Dufitemo imashini zipima amaso, tukagira imashini zifashishwa mu gupima ko umuntu yumva, noneho system yose ikerekana uko umuntu ahagaze. Iyo arangije hano muri iki cyumba bagasanga ibintu byose bimeze neza, bamwohereza aho agiye gusaba serivisi. Ukurikiye neza urasanga iki kizami uzagikora ariko mu buryo bwabanje kugenzurwa hifashishijwe n'ikoranabuhanga. Kuvuga ngo ibijyanye na provisoire bigomba kuba byagenzuwe, ibijyanye n'ubuzima bwawe bw'imirebere, imyumvire bizajya biba byagenzuwe. Uvuga ngo igikorwa cyose hariya kizaba ari ikintu gifite procedure kigomba kunyuramo. Mu bizamini bisanzwe murabizi ko umunyeshuri yajyaniraga n'umupolisi aho bagendana, cyangwa se umupolisi akaba amuhagaze iruhande amukoresha ibyo yize kugira ngo agaragaze ko abizi. Ariko muri ubu buryo bushya bisa nkaho ibyo ngibyo byavuyeho, ubu bigiye kujya byifashishwamo ikoranabuhanga kugira ngo bigende neza. Ubu mu buryo bushya rero bugiye kujya bwifashishwa, hagiye kujya hifashishwa ikoranabuhanga mu gutanga amanota. Kuvuga ngo uzatangirira ku manota runaka, hanyuma ikosa ukoze ikoranabuhanga rigukureho amanota. Gukora neza ikugumana amanota yawe. Icyahindutse mu buryo ibizamini bizajya bikorwamo ugereranyije n'ibyakorwaga mu buryo busanzwe, hiyongereyemo ibizami nkuko turi buze kujya tubireba, hiyongeramo n'ikoranabuhanga rihambaye rigomba kuza ritanga amanota aho kuyahabwa n'umupolisi. Reka duhe umwanya umwarimu wa Perform Driving School adusobanurire uko ikibuga cyacu kizajya kiba giteye ndetse n'ibizami bizaba bihakorerwa. Ikaze muri Perform Driving School. Mu kizamini cyacu imodoka itangira iparitse imbere y'umurongo wanditseho start cyangwa aho batangirira ikizami. Umunyeshuri agategereza ko ahabwa amategeko n'amabwiriza amwemerera gutangira ikizami. Iyo amwemereye gutangira ikizami arahaguruka. Ikizamini cyo gutangira kirorwa ko cyakozwe ari uko urenze uriya murongo. Ugakomeza ku kizamini cya kabiri guhagarara ku buhaname. Ni ukuvuga ngo uhagarara hagati y'iriya mirongo ibiri amasegonda 3. Amasegonda 3 yashira uhagaze ukajya wahaguruka. Icyo nicyo twita ikizamini cyo guhagarara ku buhaname. Tugakomeza ku kizamini gikurikira, uvuga ngo iyo wahagurukiye ibumoso uca mu gice cy'ibumoso, nawe iyo wahagurukiye iburyo ukomeza iburyo. Urabona ko
izi modoka ziraza guca ahantu hatandukanye bakomeza ku kizamini cyo gukwepa inzitizi, ariyo sitepu ya gatatu. Ni ukuvuga ngo uba wemerewe gucamo hano ukwepa inzitizi mu gihe kitarenze umunota umwe. Urabona ko imodoka yindi yahagurukanye n'iriya yo yaciye ku ruhande rw'iburyo. Ku kizamini gikurikira cyangwa agace ka kane, aho kunyura bazengurutse cyangwa round about mu rurimi rw'icyongereza, uva muri kariya gace ukomeza ku gace gakurikira, ariko kiriya banyura bazengurutse uba ugomba kuhaca mu munota utarenze umwe. Usohoka aho banyura bazengurutse ujya guparika ku ruhande cyangwa parallel parking. Iriya parallel parking ikorwa mu gihe cy'iminota 2. Ubu tuvugana buriya asoje gukora parallel parking cyangwa guparika ku ruhande, agiye gukomeza ku kizami gikurikiye. Arongera agaruke ace nanone aho banyura bazengurutse, ararenga uriya murongo afite ikinyoteri cy'ibumoso aricyo twinjirana muri roundabout cyangwa banyura bazengurutse, asohoke ajya gukora T-course cyangwa garage parking, mu kinyarwanda babyita guparika usubira inyuma. Kiriya kizami nacyo kigenewe gukorwa mu minota itarenze 2. Urabona ko neza imodoka yinjiyemo neza, yemererwa gusohoka. Iyo imodoka igezemo sensa ntikwemerera gusohoka. Arasohotse akomeje ku kizamini gikurikira, agace ka 7, aho agiye guhindura amavitensi. Agace ka 7 cyangwa gear shift mu rurimi rw'icyongereza. Arongera nanone ace aho banyura bazengurutse kugira ngo ajye yagera kuri ka gace kacu ka 7 kari muri bya bizami 9 bikorerwa mu kibuga. So muri make rero iki kizami kiroroshye, cyorohereza abanyeshuri. Urabona ko umunyeshuri azicara mu modoka ayisohokemo ari uko asoje ikizami. Agiye ku gace ka 7 ko guhindura amavitensi. Ararenga kuri kiriya cyapa ari munsi ya 20, afite vitensi imwe, yagiserereye arenze umuvuduko wa 20, ahindure vitensi ajye mu ya 2, ariko nanone yongere kurenga kuri kiriya cyapa ari munsi y'umuvuduko wa 20, yasubiye no muri vitensi ya mbere. Uko niko ikizami gikorwa. Akomeje ku kizami gikurikiye cyitwa emergency brake cyangwa guhagarara bitunguranye, cyo gikorwa mu masegonda 5. Urahagarara amasegonda 2, isegonda rya gatatu ugacana ibinyoteri cyangwa amatara ndanga yakira rimwe, isegonda rya kane ukagikuramo, ku isegonda rya gatanu ukaba wahagurutse. Aje aho basoreza ikizami ari nako gace ka nyuma, agace ka 9, urenga uriya murongo n'ikinyoteri cy'iburyo cyo kuva mu muhanda. Uko niko ikizamini cyo mu kibuga giteye. Ikizamini cyo mu kibuga kigizwe n'ibice 9, aribyo ibingibi tumaze kubona. Hari aho batangirira ikizami, guhagarara ku buhaname, gukwepa inzitizi, guca aho banyura bazengurutse, wava banyura bazengurutse ukajya muri parallel parking cyangwa guparika ku ruhande, wava guparika ku ruhande ukajya guparika usubira inyuma cyangwa T-course, ukajya guhindura amavitensi, wava guhindura amavitensi ugakomereza ku gace ka 8. Agace ka 8 twita guhagarara bitunguranye, wava guhagarara bitunguranye ukajya ku gace ka 9 ko gusoza ikizami. Murakoze.
nk'uko nigeze kubivuga, muribuka ko navuze ko tugiye kwibanda kuri kategori B. N'izindi kategori tuzagenda tuzigeraho mu gihe kiri imbere, ariko turashaka guhera ku ya mbere ariyo abantu benshi bakeneye kugira ngo babashe kumenya imodoka babe bajya no ku zindi.